Imana imaye kuguhanurira, imaye guhanurira ubuzima bwawe, Imana imaye guhanurira aho uri, Imana imanuye guhanurira ikirere urimo. Imana iravuze ngo kuko wayisenze ukayisaba, Imana isubije gusaba ibyifuzo byawe, Imana isubije gutakamba kwawe, Imana ije kukurengera. Retosiki ya weza riforia, Imana iranumye ngo nguhanurire bwawe, nitaye ku gihugu uhagazemo cyangwa se ikirere urimo, nitaye ku mbaraga z'ibiguhiga cyangwa se ibiguhagurukiye. Sunashimwe cyane bene data bakunzi bisarura 12 TV. Amahoro y'umwami Yesu Kristo nabane namwe. Nongeye kubasuhuza abari hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu turere dutandukanye ndetse mu ntara zitandukanye zigize u Rwanda. Reka ngire ni amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe. Abari ku mugabane wa Afrika muri rusange, Imana ibahumgisha mwe mwese mudukurikirana ku Isarura 12 TV, ndetse nongeye gusuhuza abari ku mugabane wa Amerika. Yesu abahe umugisha mwe mwese mudukurikirana muri yo, abadukurikirana ku mugabane wa Europe, abadukurikirana ku mugabane wa Asia, mwese umwami Yesu abishimire. Uyu mwanya nje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana inshize ku mutima, Imana y'amahoro ibahumugisha. Ni ijambo rigiye kuboneka hano mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho ni ibice 19. Turahera ku murongo wa 15 tuze gusimbuka dusome n'umurongo wa 20. Imana itugirire neza. Bene data nshuti z'umusaraba, mwe mwese mudukurikirana buri munsi ku Isarura 12 TV, nagira ngo mbabwire ngo Imana yagutekereje kubwo gusenga kwawe, izana igisubizo cy'ubutabazi ku buzima bwawe. Iki gihe mu magambo tugiye kuganira ni amagambo agaragaza ubwo Yesaye yahanuraga, ariko kandi ni amagambo agaragaza ubwo Hezekiya yasengaga. Tugiye kureba ngo niki cyateye Hezekiya gusenga, noneho agasenga Uwiteka muri imbere, kuko ijambo riratubwiye ngo Hezekiya arazamuka asenga Uwiteka muri imbere, aravuga ngo Uwiteka Mana ya Isiraheli, we wicara ku bakerubi, ni we Mana y'abami bo mu isi bose, ni we waremye ijuru n'isi. Imana itugirire neza. Bivuze ngo yatanze ingero asenga yinginga Imana. Gusenga kwa Hezekiya rero kwaje kumvirwa n'Imana. Imana iramwumva, irangije imutekerezaho, imusubiza yohereje marayika aza kugira ngo arwane intambara ze zose. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Bakunzi bene data nshuti z'umusaraba, mwebwe mudukurikirana ku Isarura 12, nagira ngo mbabwire ngo Imana igutekerejeho. Wa musore we, Imana yagutekerejeho, wowe unkurikiranye. Hamwe no gusenga kwawe, Imana igutekerejeho, iguha igisubizo cy'amasengesho urimo gusenga. Imana itugirire neza. Wa mudamu we, Imana iragusubije, igutekerejeho, isubiza amasengesho yawe hamwe n'amasengesho y'umubabaro n'amarira yawe bitewe n'ikigusengesha. Iki gihe ijambo ritubwira yuko Senekeribu umwami wa Shuri niwe wataye Hezekiya gusenga. Niki cyatumye asenga Hezekiya agasenga Uwiteka muri imbere? Uyu munsi wa none nawe ushobora kuba wagiye imbere y'Imana ugasenga Imana uyiri imbere, kandi uyibwira ibiri ku mutima wawe n'ibikubabaje, nk'uko Hezekiya nawe yasenze agasenga Uwiteka muri imbere, anagaragaza ikimubabaje. Imana itugirire neza. Ijambo riratubwiye ngo nuko Hezekiya asenga Uwiteka muri imbere, aravuga ngo Uwiteka Mana yo mu ijuru, Uwiteka waremye isi n'ijuru, we wicara ku bakerubi, ndakwinginze wejesha amaso yawe, unatega amatwi yawe, wumve amagambo ya Senekeribu umwami wa Shuri yatumye kugutuka no gusuzugura Abisiraheli. Mu yandi magambo atakamba kubwe ndetse no kubw'igihugu cye. Imana irangije batekerezaho, yitegereza Senekeribu, ibona yuko ikwiye gusubiza Hezekiya, imanukira kuza gusubiza Hezekiya. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Mwene data mukundwa, wowe unkurikirana buri munsi ku Isarura 12 TV, nagira ngo mbwire ngo Imana igutekerejeho, izanye igisubizo cy'ubutabazi bw'amasengesho yawe. Imana ije kukurengera, Imana ije kugutabara, Imana ije kugukiza ayo maboko ameze nk'aya Senekeribu kuri iki gihe cya Hezekiya. Nawe mu gihe uhagazemo hari ibisa na Senekeribu, birimo kugusuzugura ndetse birimo kukumwaza, birimo kugutuka,
birimo kuvuga yuko ntacyo uzamara, biri kuvuga ko ntaho uzagera, ariko Imana iravuze ngo ije kukurengera no kugutabara. Imana ije kugukiza ayo maboko, Imana ije kugukiza uwo mubisha, Imana ije kugukiza izo nduru n'urwo rusaku. Imana igutekereje peya shirima igirima shitala bone shawize folia. Imana itekereje ku buzima bwawe. Herino salibinima shitala bone shamadona. Imana yabera ivuganye n'ubuzima bwawe ngo ije kugukiza imbaraga za Senekerebo. Imana itugirire neza. Umve ijambo rikomeye imaze gutekereza kuri Hezekiya, Imana yamusubije. Ijambo ritubwiye ngo iki? Ijambo riratubwiye ngo nuko Hezekiya amaze gusenga iri sengesho ryo kwinginga Imana ayiri imbere, ryo kwinginga Imana ayitakambira ayihagaze imbere. Umva igisubizo cy'iri sengesho Imana yamusubije. Ijambo rivuze ngo iki? Ijambo riratubwiye ngo nuko uyu mugabo Yesaya nk'umuhanuzi mwene Amose atuma kuri Hezekiya umwami w'Abisirayeli, aramubwira ngo kuko Imana yanumye ngo nkubwire ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senekerebo umwami wa Shuri, irabikwemereye. Mukundwa mwene data, wowe nkurikiranye mu bice bitandukanye, najya ngutangarize ngo Imana iri mu ijuru isubije amasengesho yawe kubwo gusenga no gutakamba kwawe, bitewe n'ibitumye utakambira Imana ugasenga Imana uyiri imbere. Imana ije kugusubiza, ije kugukiza ayo maboko, ije kugukiza izo mbaraga, ije kugukiza ibyaguhigaga n'ibyakurwanyaga. Imana ije kugutabara kandi ije kuguhagurutsa muri ayo marira ndetse no muri ayo maganya. Ibisubizo by'amasengesho yawe birabonetse kuko Imana yagutekerejeho. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Imana yacu ni Imana itabesha, Imana yacu ni Imana ikora ibikomeye, Imana yacu ni Imana isubiza. Imana yasubije rero amasengesho ya Hezekiya itumye umuhanuzi Yesaya mwene Amose. Nanjye Imana inumye kuza kukubwira ngo amasengesho yawe Imana irayasubije. Uko watakambiye Uwiteka umuri imbere, Imana iragusubije. Imana isubije amasengesho yawe kandi ije kugukiza ayo maboko yaguhigaga. Imana ije kugukiza ako kanwa kari karaguhagurukiye. Imana ije kugukura muri ayo maboko y'uwo mubisha. Imana ikurambuye ikiganza cyayo. Yesaya ava amagambo ahanurira Hezekiya umwami w'Abayuda, aravuze ngo nuko hanyuma Yesaya mwene Amose arahanura. Imana itugirire neza. Nanjye Imana imaye kuguhanurira, imaye guhanurira ubuzima bwawe, Imana imaye guhanurira aho uri, Imana imanuye guhanurira ikirere urimo. Imana iravuze ngo kuko wayisenze ukayisaba, Imana isubije gusaba kwawe, Imana isubije ibyifuzo byawe, Imana isubije gutakamba kwawe. Imana ije kukurengera. Retosiki ya weza rifolia. Imana iranumye ngo nguhanurire, manurire ubuzima bwawe, nitaye ku gihugu uhagazemo cyangwa se ikirere urimo, nitaye ku mbaraga z'ibiguhiga cyangwa se ibiguhagurukiye. Imana iravuga ngo kuko wayisabye kukurengera ku mubisha wawe, kuko wayisabye kukurengera mu minsi mibi urimo, kuko wayisabye kukurengera mu myaka mibi kugoye uhagazemo, kuko wayisabye kukurengera mu ntambara n'amageragezwa urimo. Imana iravuze ngo irabikwemereye. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Yesaya aravuga ngo kuko wayisabye. Imana ishimwe. Imana yumvisha ubusabe bwawe, igutekerezaho, nayo irangije iragusubiza. Niyo ntego y'ijambo Imana imaye mugezeho. Imana igutekerejeho, isubiza amasengesho yawe. Imana igutekerejeho, igukiza amaboko yaraguhagurukiye. Imana igutekerejeho, isubiza ibyifuzo by'umutima wawe. Imana igutekerejeho, iguha imbabazi we wari ukeneye imbabazi. Imana igutekerejeho, iguha ubuzima we wari ukeneye ubuzima. Imana igutekerejeho, iguha kubaho wari ukeneye kubaho. Imana igutekerejeho, igukiza indwara we wari wimugajwe n'indwara. Imana igutekerejeho, Imana igutekerejeho, iguha ubuzima kuko bwari bumaze kukunyura mu biganza. Imana igutekerejeho, irakubohora kuko wari uboshe. Imana igutekerejeho, iraguhagurutsa kuko iminsi yari yarakwicaje. Imana igutekerejeho, ibohora intambwe zawe kuko wari uboshe. Teribonesha wize fome. Imana igutekerejeho, igutabara nk'uko Hezekiya yatabawe. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Mukundwa nshuti y'umusaraba mwene data, najya nkubwire ngo Imana igutekerejeho itanga n'ibisubizo by'amasengesho. Kubwo gusenga kwawe no kubwo gutakamba kwawe, Imana iragusubije, none ije kukurengera. Rero ripe yasiri wirigo. Imana igutekerejeho, ibohora intambwe zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
iki? Mwene data wowe uteze amatwi ugakurikiranira ijambo, ni wowe mvuganye n'ubuzima bwawe, ni wowe Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Iravuze ngo ibohoye ubuzima bwawe, iravuze ngo ibohoye intambwe zawe, ibohoye bizinesi zawe zari zaratsikamiwe, ibohoye intambwe zawe zari zaraboshwe n'abadayimoni. Wewe wari umaze igihe utsikamiwe n'abazimu, Imana ikubohoye izo mbaraga z'abazimu. Wewe urenganwa n'abantu, Imana igukijije akarengane, Imana igukuye mu kurenganwa, irakurenganuye. Mu yandi magambo, Imana iburanye ubuzima bwawe, Imana irakuranye nk'uko Imana yaburanye uyu Hezekiya imuburana kuri Senakeribu. Iki gihe rero ni igihe Senakeribu yari yahagurukiye abayuda ndetse n'abayisiraheli ndetse na Hezekiya umwami wabo. Iki gihe Imana imaze guhaguruka, iyo usomye ku murongo wa 35 hari ijambo rivuga ngo mu ijoro ry'uwo munsi Imana yohereza marayika wayo. Mu ijoro ry'ubuzima utuyemo, mu ijoro ry'ibibazo utuyemo, mu ijoro ry'intambara urimo, Imana yohereje marayika kugira ngo agukize ayo maboko. Imana yohereje marayika kugira ngo agukize izo mbaraga. Imana yohereje marayika kugira ngo agukure muri urwo rusaku. Imana yohereje marayika kugira ngo agukure muri izo maka. Imana yohereje marayika kugira ngo igutandukanye n'ibijyakubohaga. Imana yohereje marayika kugira ngo agukure mu marira no mu maboko ya Senakeribu. Izina ry'Imana yacu nitugirire neza cyane. Ijambo rivuga ngo iki? Ngo marayika w'Imana mu ijoro ry'uwo munsi aramanuka ajya mu rugerero rwa Senakeribu umwami wa Ashuri, yicamo abagabo b'intwari n'abakomeye n'abagenderaga ku mafarashi be. Ngo nuko arabararika mu gitondo, ngo abantu babyutse basanga ngo urugero rwuzuye intumbi. Nayo nkubwire ngo Imana ni Imana ikomeye, ni Imana ifite imbaraga. Nayo nkutangarize ngo umwanzi wagutunze intwaro, inkota yagutunze niwe ihindukiranye. Inkota Senakeribu yari yatunze kuri Hezekiya n'abayuda niwe yahindukiranye, irarangije ijya kumwica. Nayo nkubwire ngo nuterwe ubwoba ni wagutunze inkota, kuko wagutunze inkota, iyo nkota iramuhindukiranye niwe ije gushita, niwe ije kwica. Nuterwe ubwoba n'ibyo biguhagurukiye, kuko bigiye gusubiranamo. Kandi Imana ibitatanyirije mu nzira nyinshi, byagutereye mu nzira imwe ariko ibitatanyirije mu nzira zirindwi. Imana itatanyije iyo migambi, Imana itatanyije izo mbaraga, Imana igutandukanyije n'ayo maboko yari yaraboshe ubuzima bwawe. Acira kubaho kuko Imana iguhaye kubaho, acira ubuzima kuko Imana iguhaye ubuzima, acira gutabarwa kuko Imana igutabaye, acira gukira kuko Imana igukijije, acira kuhoka kuko ubohowe n'Imana. Amaboko y'Imana yacu abaye ku buzima bwawe. Imana ibohoye intambwe zawe, Imana igukuye mu rusaku, igukuye no mu nduru, Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Niko Imana yari ivuze ngo ngugezaho ubutumwa. Bibiliya yari ivuze ngo iki? Yari ivuze ngo Imana yumvira uyu mugabo w'Imana Hezekiya kubwo gusenga kwe, ituma umuhanuzi Yesaya mwene Mose. Nanjye Imana yari intumye muri iki gihe cya none, muri iyi minsi ya none, kuguhanura no kugutangaza itangazo ry'ijambo rivuga ngo Imana irakubohoye nk'uko yabohoye abayuda na Hezekiya, ikarangiza igahindukirira Senakeribu. Imana ihindukiriye abanzi bawe, Imana ihindukira ababisha bawe kugira ngo ikurengere kandi igukize. Izina ry'Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana iguhumugishe. Reka dusenge kandi twizeye, uvuge ngo urakoze Mana, urakoze ku intambwe zanjye nanjye uzibohoye, urakoze Mana, urakoze kubanye nanjye muri iki gihe cya none. Mu izina rya Yesu Mana ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Mweretse uyu muntu nkurikiranye, birashoboka afite ikibazo yari umudamu, birashoboka afite ikibazo yari umugabo, birashoboka afite ikibazo yari umukobwa, birashoboka afite ikibazo yari umusore, ariko mu izina rya Yesu uko warengeye abayuda ukarengera na Hezekiya, Mwami Imana ukabakiza amaboko ya Senakeribu, niko nsenze ngo urengeye uyu muvandimwe, umukiza amaboko y'ibyamuhagurukiraga, umukiza amaboko y'ibyamuhigaga, wica imigambi y'abinshakura yari iri ku buzima bwe. Teteko ya siri wiriforia, ndamutandukanya n'abadayimoni, ndamutandukanya n'imyuka bibi, ndamutandukanya n'abazima babi, ndamutandukanya n'imbaraga mbi zose, ndirukana ubutware bwabo umwijima byarwanyaga ubuzima bwe. Yacire gutabarwa n'Imana, yacire kurengerwa n'Imana. Ukuboko kwiza kwa Kristo Yesu nikube ku buzima bwe. Imana nimurwanirire, Imana nimukize. Mwami Yesu hindukirira ababisha be, hindukirira umwanzi wamuhigaga, hindukirira ibyamugenzaga. Mu izina rya Yesu acira
akira gutabarwa n'Imana. Gereza y'ubuzima wari urimo Imana yigukuyemo, gereza y'imibabaro wari urimo Imana yigusohoyemo, gereza y'agahinda wari urimo Imana yigusohoyemo, gereza y'ibyago wari urimo Imana yigukuyemo. Akira gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ukoko kwiza kwa Kristo kwe ku buzima bwawe, kandi amahoro n'umugisha by'Uwiteka Imana nibibane nawe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana. Ibyiringiro by'abagutegereza, inshuti y'abakwiringira, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha mwese mudukurikirana buri munsi ku Isarura 12 TV. Imana ibahumugisha, amen.